hirya no hino ku isi tugenda tuganira ariko kandi ari nako tugenda tuvuga amakuru atandukanye. Reka twizere ko we wagiye ugubwa neza mu buryo butandukanye. Twebwe turi umuvuduko TV on YouTube. Of course tugenda tuganira ibintu bitandukanye nyine. Wowe ahantu herereye hatandukanye, wafana ikipe ya KIYOVU SPORTS, wafana ikipe ya Rayon Sport. Murabizi muri iyi minsi KIYOVU SPORTS na Rayon biri muri kapapu cyane. Reka mbasuhuze abafana b'ikipe ya APR FC ndetse n'abandi cyane, abantu bakunda irushanwa rya Miss Rwanda. Mumeze mute? Twizere ko mumeze neza cyane. Reka dusuhuze by'umwihariko abantu baheruka kurushinga vuba ahangaha. Reka nsuhuze abasore bari hariya muri Kenya. Reka mvuge nk'umusore witwa Beyison, umeze gute? Nizere ko umeze neza cyane kandi byose bimeze neza aho ngaho i Nairobi mu gihugu cya Kenya mw'ishiti. Ahantu nyine umeze neza ariko si unavuga ngo ikikwe. Beyison nawe ubundi uko corona yagufatiye aho ubundi uzaza mu Rwanda ryari? Ariko twizere ko uguwe neza cyane kandi byose bimeze bombo. Okay, good. Hanyuma rero abahanga mu by'urukundo bagiye bavuga ko urukundo ari byose, ariko umuntu ashatse yavuga ko urw'uwahoze ari umuzamu wa Rayon FC ndetse na APR FC ubu ari kubarizwa mu ikipe ya KIYOVU SPORTS, ari we nyine KIMENYI Yves, we urwe ni byose ndetse n'amafaranga. Bajya bavuga abantu ngo amafaranga ni byose, ariko kandi ko biri kose urumva ko KIMENYI Yves n'urukundo rwe nyine ni n'umukunzi we MUYANGO Claudine. MUYANGO reka tumusuhuze cyane. Rero urukundo rwabo rwagiye ruvuga kera kandi bimeze bagenda bavuga. Rero nuko nyuma y'uko bivuga ko KIMENYI Yves yaba yarahawe arenga miliyoni 15 z'amanyarwanda kugira ngo azakinira ikipe ya Rayon Sport ndetse nawe ntaze kuyasubiza inyuma. Rero murumva ko miliyoni 15 kugira ngo uyu musore akinire KIYOVU SPORTS, kuba yahisemo yaba yaratekereje nabi ko we ntabwo amafaranga wayafata. we ajye ndamutse nzi guconga ruhago nayafata, kwa ko nimba Rayon Sport itara amaheza gukuri ngo ibabwire iti rero mwebwe mwabagabo mwe bo donc bimubwire iti rero we ya KIMENYI Yves turaguhaye amafaranga, barangiza bagahura n'indi kipe bahereza amafaranga. Urumva ko uyu musore KIMENYI Yves yari afite impamvu nyinshi cyane zo kuba yakwerekeza mu ikipe ya KIYOVU SPORTS. KIYOVU SPORTS reka nsuhuza Ahmed, ni umufana ukomeye cyane w'ikipe ya KIYOVU SPORTS. Rero twagiye tubona ibintu bitandukanye. Hanyuma rero izi miliyoni 15 ntabwo uyu mugabo yaje kuyakira. Uyu muzamu rero ufatira kuri ubu ikipe ya KIYOVU SPORTS ndetse n'ikipe y'igihugu y'Amavubi ari gufata amafaranga menshi nanone yahawe n'uruganda rucuruza za telefone mu Rwanda, ndetse ho n'umukunzi we bombi basinye amasezerano yo kwamamaza izo telefone. Amafoto nyine bagenda bamamaza izi telefone, muragenda mubabona cyane. Ni inkuru nyine ibiri aho ngaho bahandi bagenda bamamaza telefone. Mwagiye mubona nanone izi telefone zamamazwa n'abandi bantu, ndumva ari Bruce Melody na Miss Gisabo harya yitwa ni Honorine Nihirwa Nishimwe. Ababizi muragenda mutubwira nyine, ariko twe turi mu muvuduko showbiz. Hanyuma ni kuri YouTube. Reka tugushimire wagiye ukora subscribe kugira ngo tugende tuganira. Rero murababona ukuntu bagenda barebana. Rero hanyuma rero uko biri kose abangaba bagaragaye basinya nyine amasezerano atandukanye bagenda
bagaragaza ukuntu ibintu bimeze neza cyane. Rero reka twifurize ibingibi. Hanyuma rero mu nkuru tugenda tubabwira ni weekend showbiz hamwe n'umuvuduko TV. Turongera turagarukana none kuri Sani nanone yongeye kwibasirwa n'abafana be nyuma yo kongera kwiyambika ubusa ku karubanda nyuma y'ibyumweru bibiri akoze ishyano akerekana imyanya y'ibanga bye muri video live kuri Instagram. IG umuhanzikazi Sani yashyize ahagaragara ifoto yambaye uko yavutse yisize n'amarangi. Ibi rero bikaba byateye umujinya mwinshi abafana bakomeje kumusabira kujyanwa Indera. Uyu Sani muri iyi minsi ari gukora ibintu bidasanzwe ariko kandi sinzi ukuntu nabyita. Hanyuma rero ikintu nyamukuru cyateye abafana ba Sani umujinya akaba ari uko yongeye kwiyambika ubusa kandi imbere yari yasobanuye ko byatewe n'inzoga nyinshi yari yanyoye ndetse akabisabira imbabazi kuba yongeye kubikora. Rero benshi mu bamukurikira bamubwiye ko ari indakoreka ko bamukuyeho amaboko ndetse n'abandi bakomeza kugenda bamwita umusazi. Rero uyu Sani ariko Sani ntawamenya wabona hari wenda uburyo we ababibona butandukanye ariko uko biri kose nuko iyi foto nayo waba waragiye uyibona sinzi niba naza kuyikwerekaho ariko uko biri nuko uyu mukobwa Sani nyine yongeye kugaragara kuriya. Nizere ko nawe ubwe aza sinzi niba navuga ngo aza kwigaya ariko uko biri kose ntabwo bimeze ntabwo navuga ko rero sinzi uko nabyita ariko reka twigarukire ku nkuru yacu igenda itandukanye. Twavugaga kuri Kimenyi Yves n'umukunzi we Muyango Claudine. Rero ahangaha turagaruka hari ubundi ahangaha haganje kugaragara Miss Muyango yashyize ahagaragara video ari kubyina ingwatira na Kimenyi Yves. Mabyuka hari byagiye bivugwa ariko biranyomozwa cyane bati Muyango agiye gukora ubukwe ikubagaho kubera ko atwita ariko nawe ati oya you know you are lying man. Hanyuma aho byagaragaye hanyuma umuntu avuze ko couple ya Kimenyi na Muyango ari couple ya mbere y'ibyamamare igezweho mu Rwanda nta kintu yababeshye. Iyi couple yagiye bajya bavuga ngo nta butaha butagezwe intorezo ndavuga ubukwe ariko biri kose yagiye igerwa nyina amajanja muri buka. Muyango agiye Dubai agaruka mu Rwanda abantu bavuga bati Muyango noneho ntabwo ari kumwe na Kimenyi because Muyango ntabwo yakiriye neza Kimenyi ariko ibyabo byo bari babizi mugani bati byacu turabyimenyera. Hanyuma iyi couple ikaba idahwema kugaragaza urukundo rwayo rugenda rurushaho gukura buri munsi dore ko ubu aba bombi bibanira nk'umugore n'umugabo. Ku munsi w'ejo rero Muyango akaba yarashyize kuri Snapchat video we na Kimenyi barimo kubyina ingwatira ku ndirimbo Dusma y'umuhanzi nyarwanda Meddy. Bigaragara nkaho bari muri photoshoot kuko banyuzagamo bagafata pose ngo bafata amafoto songo donc abantu rero mwakiye nk'ubireba kuri Snapchat ibingi bitwara bibonye. Nyuma rero ni uko bigenda bimeze Muyango Claudine. So rero urumva ko ntago byoroshye ariko kandi iyi couple reka ikomeze quick. Ni couple nyine ya Muyango Claudine ndetse na Kimenyi Yves n'umukinnyi w'ikipe ubwongeye kuvuga nk'umuntu wogeza n'umukinnyi w'ikipe ya KIYOVU SPORTS Kimenyi Yves akundana na Muyango. Kimenyi Yves yabwiye Miss Muyango amagambo yabwiye Miss Muyango n'umukobwa wese yakwifuza ko yayabwirwa hawo narindi bora mvuga nk'uwogeza urumva ntagakora bakame cyangwa bakareka. Uko biri kose rero ariko ku muvuduko TV twe turacyameze bambamba. Rero ahangaha ni ejo bundi ubwo aba bantu bose abantu batandukanye bakomeje kugenda baryoherwa n'ubuzima bareba couple ya Miss Muyango Claudine na Kimenyi Yves kugeza ubwo babasabaga gukora Instagram account bahuriyeho bababiri nyine sinzi nimba bari kuyita Kimuyango cyangwa se Yves Claudine
Claudine sinzi ukuntu bari kuyita ariko still lagoro biba byoroshye twarimo tubabwira kuri couple ya Muyango na KIMENYI Yves hanyuma rero Claudine kugeza ubwo baba basabaga nyine gukora iyi account kugira ngo bajye bakurikira iby'urukundo rwabo umunsi kundi ariko Miss Muyango Claudine ari mu bantu bagira trend cyane ibintu bitrending kuri Instagram ni mu bantu bazi donc gukoresha iriya ntuza ariko Kimenyi cyangwa se Muyango mwazafunguye na YouTube channel nayo mukajya muyarya ko yahita babera menshi ariko nabona bafite menshi kuko nyire nimba bageze kwamamaza na telefone hanyuma Kimenyi akagerekaho rira rufito yakwe muri KIYOVU SPORTS kapisi ibintu bimeze bamba reka dusuhuza abantu bari Burundi reka tubasuhuze cyane abantu b'abagitifu iragena kangusuze nawe mu gihe rero iyi account itarakorwa ubu aba bombi bakaba baterana imitoma bakoresheje account zabo bwite mu gihe mu bihe bisanzwe bimenyerewe ko Muyango ari ukunze kwandika imitoma ku mafoto y'umukunzi we Kimenyi uyu munsi noneho Kimenyi nawe niwe kuri uyu munsi niwe wari wabyutsa posting ifoto ari kumwe na Muyango barebana kana ko mujisho nuko yongeraho amagambo agira ati you are my girl it's my job to keep you happy awase Muyango Claudine nyine ati uri umukobwa wanje nakazi kanjye kukomeza kugushimisha uwase Muyango ugenekeje mu kinyarwanda nyine nkuko nabivugaga ni ukuvuga ngo uri wanje akazi kanjye n'uguhora ngushimisha donc barebanaga kana ko mujisho nyine what anu mufite abakunzi reka mbasuhuze cyane ariko nizere ko ari abafite abakunzi badafite abakuzi reka muhuge nizere ko meze bon twebe twara umuvuduko TV kuri YouTube of course twizere ko ibintu byose bizagenda bimera neza twatumanuka dutwika dutegura ducankaranyero tugenda tubakorera ibintu by'ibitendo byinshi we kugenda udukorera hari subscribe hanyuma ukagenda ujya hari hasi cyane warangiza ugakora comment ukatubwira uti WhatsApp man mwabagaye umuvuduko mwabagaye man natwe tubabwira tuti umuvuduko twabagino papa wanjye reka dusuze Sky 2 WhatsApp Bezo hariya Nairobi muri Kenya twizere komeze bon uri kumwe na mugenzi wa Pass B ariko dukumbuye n'indirimbo yanyu anyway okay reka tubashimira twizere ko mumeze neza cyane twe tumanuka cyane twifuriza gukomeza kugubwa neza hanyuma ibintu byose komeza kugenda neza twihanganisha abafana b'ikipe ya Liverpool herutse kubarizwa ibitego 4 kubusa ndetse ako ira kipe ya Liverpool anyway yagize ibyago uzi kugira ngo Man City itegure umwanyi bakomera amashyi irangiza ibakubita inshize ibitego 4 WhatsApp nanjye uvuga ibingibi ronda yifana reka nkifuriza kugubwa neza ciao